Umwungeri nk'umuyobozi. Abaheburayo igice cya 13:7. Mwibuka ababayoraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Kuyobora ni umurimo w'umwungeri. Ubusanzwe kuyobora bisobanuye ko hari ahantu abantu baba bari kwerekeza, hakaba hari umuntu uzi inzira ihagana maze akabayobora. Ni ukuvuga ko kuyobora bisaba ko umuntu aba afite ibintu bibiri by'ingenzi: kubaza icyerekezo no kubaza inzira igana muri icyo cyerekezo. Icya mbere, kubaza icyerekezo. Benshi babyita kugira intumbero, iyerekwa cyangwa se ishurirwa. Ni ukuba ufite ishurirwa ry'aho abantu bagomba kujya. Hari benshi bitwa abayobozi ariko ntibabe bafite aho bari kuganisha abantu. Bene aba kenshi ni ababa barisanze mu nshingano mu gihe habaga hakenewe umuntu uzijyamo, bagasa n'abazigiyemo kugira ngo bazibe icyuho. Bene uwo muyobozi icyo akora kenshi ni ukubahiriza amabwiriza abamukuriye bamuha, ariko ubwo adafite icyerekezo aganishamo abantu. Igifasha bene uyu muntu ni uko mu bo yitwa ko ayobora haba hatarimo abafite umuhamagaro wo kuyobora abandi, kuko abasha kubafata nk'abanzi be ndetse nabo bakaremererwa no kuba imbere yabo hari umuntu utazi aho agomba kubaganisha. Ibitekerezo batanga biramuremerera, n'ibyo bakora bikamubangamira, akababona nk'abashaka kumwambura umwanya we. Ikiba kiri mu mutima we cyane ni ugukora ibishoboka byose ngo agumane umwanya we, ku buryo atishimira uwaza afite iyerekwa ry'igikwiye gukorwa kandi we ntaryo afite. Iyo amubonye agerageza kumwigizayo bishoboka, kuko icyo ahita abona ni uko agiye kumuhagurutsa ku ntebe ye. Ibyo bituma amuhindura umwanzi, akamutoteza, byashoboka akamwangisha n'abandi. Urugero rwa bene uyu muyobozi udafite intumbero ni Sawuli, umwami wa mbere w'Abisirayeli. Mu by'ukuri yagiye ku ngoma kuko abantu basabye umwami, atoranywa kubw'igihagararo cye n'uburanga bwe, ariko si uko yari afite iyerekwa ry'igikwiye gukorwa muri Isirayeli. Nta yerekwa namba yari afite, ku buryo ubwo yimikwaga ngo abe umwami w'Abisirayeli yagiye kwihisha ngo abacike, maze avumburwa n'Uwiteka. Baragenda biruka baramuzana, ahagaze muri bo abasumba uko bangana, bamwe bamugira ku rutugu. Samweli ahera akabwira abantu bose ati: mbese mubonye Uwiteka yatoranije ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose? Nuko abantu bose batera hejuru bati: umwami aragahoraho. Samweli wa mbere igice cya 10:23-24. Ubwoba bwo gutinya inshingano ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nta yerekwa ry'icyo ugomba gukora muri izo nshingano ufite. Nanone ariko si ukuvuga ko ufite iyerekwa yirukankira inshingano nk'ubonye umuhigo wo kumumara ipfa, kuko icyo nacyo kibasha kuba ikimenyetso cyo kutamenya uburemere bw'umurimo ugiye gukora. Ufite iyerekwa nyakuri mu kuyobora yakira inshingano akazifatana uburemere zifite, adahimbawe n'uwo mutwaro yikorejwe, ariko akishimira ko abonye amahirwe yo gushyira mu bikorwa iyerekwa yahawe. Bene uwo kandi iyo inshingano ahawe zidahuye n'iyerekwa afite, abasha kutazemera atari kubwo kuzitinya, ahubwo kuko kuzemera byatuma atakaza iyerekwa yahawe. Ibyo bituma kenshi agaragara nk'umuswa imbere y'ababaho ubuzima bwo guhiga indonke, ariko nta yerekwa ry'ibigomba gukorwa bafite, kuko bamubona nk'uwitesha amahirwe yo kuronka indamu. Icyo batamenya ni uko iyerekwa bafite riba rifite agaciro kuruta izo ndamu baba batumbiriye. Iyerekwa rye nibwo butunzi bukomeye aba afite. Kubw'iyo mpamvu yemera guhomba byinshi ku bwaryo. Nyuma yo kuba umwami wa Isirayeli, Sawuli yagize kwitonda igihe gito gisa n'ugifite igihunga, ariko amaze kubona intebe ye y'ubwami yemewe, atangira gukora ibyo yishakiye no gushaka uko yayikomeza. Ntiyongeye gutekereza ko Isirayeli ari ubwoko bw'Imana, maze ahuye na Dawidi wari ufite iyerekwa ry'uko ubwoko bw'Imana bukwiye kuragirwa, ahinduka umwanzi w'iteka ryose. Uko niko n'uyu munsi hari benshi mu nzu y'Imana bitwa abayobozi, ariko mu by'ukuri atari abayobozi nyakuri. Abo batoteza cyane ab'Imana ihagurutsa ikabaha iyerekwa ryo kuyobora ubwoko bwayo, aho kugira ngo bafatanye nabo gusohoza iby'Imana ishaka mu nzu yayo. Umuyobozi nyakuri ntatinya abandi bayobozi bahagurutswa n'Imana, ahubwo ababona nk'umugisha Imana itanze wo kurushaho kwagura ubwami bwayo. Ni inshingano zanjye nawe gusaba Imana igahagurutsa abayobora nyakuri bafite iyerekwa ry'igikwiye gukorwa mu bwoko bwayo. Dusenge. Mwami Yesu, ndagusaba ngo uhagurutse abayobora nyakuri mu murimo wawe, mu izina ryawe Yesu. Amen.